igitabo cye cyandikiwe cyane abayahudi cyerekana Yesu nk'umwami wasezeranyijwe, cyuzuyemo amagambo. Ibi byabaye kugira ngo ibyanditswe bisohore. Nicyo gitabo gitangirira isezerano rishya. Matayo yibanze cyane ku kwerekana Yesu nka Mesiya wasezeranijwe mu isezerano rya kera. Ubutumwa bwe bwa nyuma ya Yesu, Bibiliya ntivuga byinshi ku buzima bwe nyuma ya Pentekote, ariko amateka ya Gikristo avuga ko yabwirije mu gihugu cya Etiyopiya, muri Afurika no muri Perisiya. Yabaye umumaritiri. Hari amakuru avuga ko yishwe n'inkota cyangwa